nitwa Imana Beatrice nari narahunze ndahunguka mburaho kuba n'inzu nagamo bayisohoramo ubufite abana bane abazangu ngo ninubake igikanga bamisakarisakaro bararinkimye rwose barambwi ngo nasakaro agomba kuma igikanga niberamo aho bavuze yuko ngo bazahangwa basenywe na nyakatsi ngo nge nasakaro bagomba kuma ngo nzirwaneho rwose kandi nta bushobozi ifite bwo kubona isakaro hakaba ari uwamaye isakaro ryo gusaka akambwira ngo nimuhe amabati yiwe nkaba nta bushobozi ifite namubwiye ngo azaza yakure ayajyane none n'umugabo nawe ufite ne yarapfuye. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Mu mpera z'umwaka 2019 nibwo umunyamakuru w'Impanuro TV yasuraga akarere ka Huye mu murenge wa Huye ahantu hazwi cyane nko mu Muyogoro. Yasanze umubyeyi witwa Imana Beatrice wari warahungutse agarutse mu Rwanda. Ubuzima arimo butamworoheye. Nyine ubu buzahagarara nyine nakundi nyine namwe murabibona nyine uko bimeze nyine. Ubwo nyine nibaritwara nyine nzaguma muri icyo kirangara gutyo nyine nta n'urugero ruriho nyine. Ubu si bikoko nibizaza bikandira mu nzu n'abana koko. Mugomba kunkorera uvugizi mukanabara nk'ababyeyi koko babishinzwe bakuru. Nta kundi nge nabigenza rwose narananiwe ubu ngubu umutima ngenda gushwanyuka. Nta kundi rwose nabigenza n'aba bana kandi nta bushobozi ifite. Nitwa Imana Beatrice nari narahunze ndahunguka mburaho kuba n'inzu nagamo bayisohoramo ubufite abana bane abazangu ngo ninubake igikanga bamisakarisakaro bararinkimye rwose barambwi ngo nasakaro agomba kuma igikanga niberamo aho bavuze yuko ngo bazahangwa basenywe na nyakatsi ngo nge nasakaro bagomba kuma ngo nzirwaneho rwose kandi nta bushobozi ifite bwo kubona isakaro hakaba ari uwamaye isakaro ryo gusaka akambwira ngo nimuhe amabati yiwe nkaba nta bushobozi ifite namubwiye ngo azaza yakure ayajyane none n'umugabo nawe ufite ne yarapfuye. Umunyamakuru w'Impanuro TV akimara kuhagera yasanze we n'abana bane barara mu nzu idasakaye ndetse itanakinze kandi ibihe by'imvura byari bimeze nabi. Icyo gihe inzara yavuzaga ubuhuha dore ko abana be bose bariraga aho bavuga ko bamaze iminsi 7 batunzwe n'imigozi y'ibijumba. Tukimukubita amaso yahise aturikararira aho yatangiraga ashinza abayobozi kutamwitaho ndetse bakagira naho bamwima isakaro kubera ibyo yitaga amariganya ndetse akagenda avuga ko hari ibyo atasobanukiwe bamubwiraga kandi mu by'ukuri inshingano zose yarazujuje. Uyu mubyeyi yatubwiye iby'agahinda ke maze amarira mu bana menshi yatubwiraga iby'urugendo rwe rw'ubuzima ndetse nuko abayeho hagati ye n'abo bana be bane bararaga mu nzu banyagirwa ndetse iyo nzu itanasakaye. Tukimara gukora iyo nkuru hari abantu batandukanye cyane bagiye bakorwa ku mutima n'ubuzima uyu mubyeyi yarabayemo maze biyemeza kugira ikintu gitandukanye bagenda bamufasha. Aho turi abantu benshi tubona mu budamu avuga ko yahungutse ababaye ari mu nzu bamutije isakaro kandi bagiye kuzara umwaka ari mu nzu yanga idafunze inzu y'ibyondo nuko rero tugira umutima wo gutabara turakusanya amafaranga make buri wese bihanye n'ubushobozi bwe. Nyuma rero twari tutarangiza ariko kubera ibihe by'imvura n'amakuru twatwumvishe ko nyiri sakara ashaka kuzaza kurifata dufata umwanzuro rero wo kuza kugira ngo tumukuremo hanyuma tujye kumukodeshereza. Yego uyu munsi yenda mukodeshereza hanga murateganya iki nyuma yo kumukodeshereza? Nyuma yo kumukodeshereza turateganya tuzakomeza gushishikariza abantu kwitanga mboneraho n'umwanya wo kubwira abantu ko bashobora natwe kudufasha. Abantu bake bagiye bitanga amafaranga make kugira ngo tubashe kuba twamufasha muri bura buzima abayemo. Rero twafasha amafaranga makeya muri ayo make twafashaho ku mafaranga tumaze kubona niyo twakoteshejemo hano
kugira ngo tube tumwemuye hanyuma ibigiye gukurikiraho no gushaka uburyo twamubumbishiriza amatafari hanyuma bagakora bakareba n'ukuntu bahasiza neza noneho tugatangira kubaka mbona n'umwanya wo kugira ngo nkangurira abantu kudufasha kugira ngo tubashe kumwubakira. Bamwe biyemeje kuba mwubakira abandi biyemeza ko bamushakira ibyo kurya mu ngezi zigiye zitandukanye maze tugenda dukusanya ibintu byinshi cyane. Uyu munsi aba bantu bagiye bakora ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa hari ikimaze kuvamo kigaragara. Uyu munsi rero hari inzu imaze kubakwa yamaze gusakarwa yemwe iranakinze nubwo hatarajyamo ibirahure ndetse harakibura n'ibikorwa byinshi ariko ikigaragara nuko hari ikimaze gukorwa mu gihe n'ibindi byinshi bitegereje kuba byakorwa. Twafashe urugendo rero uyu munsi tugana aho uyu mubyeyi yari atuye mu matongo dusanga ibikorwa bimaze kugenda bijya mbere kugira ngo koko turebe niba koko ibikorwa bivugwa ari byo bihari. Twasanze ibivuga koko ari impamo dore ko twasanze abamwe bari kubumba nubwo imvura yari nyinshi cyane ndetse ibibanza bikomeje gusizwa agiye kubakwa ubwiherero. Reka mbashimire wowe wakoze subscribe nibisa naho utarayikora kugira ngo uyikore kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza waba uri mu Rwanda waba uri hanze wumve ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe muri gahunda zose. Kano kanya niba udukurikiranye ahanganda ahantu hitwa mu Muyogoro na ahantu hafi n'umuhanda ujya mu karere ka Nyaruguru n'umuhanda bagiye gushyiramo kaburimbo twasuye ahantu hari kubakwa inzu. Ushobora kwibaza ngo inzu ni yande. Hari umubyeyi witwa Uwizeyimana twize kuganiraho mbere ariko hari abagira neza batandukanye bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa babasha kumutera inkunga kugira ngo abashe kuba mu buzima bubi cyane yararimo. Ni araje atwibwirije mu kanya kugira ngo turusheho kubyumva ndetse nawe utarabyumvise kugira ngo urusheho kubisobanukirwa. Uyu munsi nafashe urugendo nubwo imvura ari nyinshi cyane, imvura ni nyinshi ugiye kureba ku bice byose bigiye bitandukanye, imvura ni nyinshi cyane ariko twemeye gufata runo rugendo kugira ngo tugere turebe se bimeze bite nubwo muri make yanyagirwaga ariko uyu munsi yenda hari igikorwa runaka kiri kugenda kigaragara cyakozwe. Ni hano hafi rero ubwo ngena nahageze ndashaka ko dufata kano kanya kugira ngo turebe bimeze bite kugira ngo tugende dusangira ibitekerezo ndetse niba nawe hari indi nkunga wabasha kumutera cyangwa se ikindi kintu runaka wakora kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza ube wagikora. Ahangaha dore nubwo ubona amatafari arimo arabumbwa ibikorwa muri rusange birimo biragenda neza haba ibyo kubumba ndetse n'ibyo kugenda bubaka inzu nkuko nyibona ahangaha. Mama ngwino rero ndabona ahantu hanyereye ntago amakuru goyo hano mama rero turagize amahirwe no kwamusanga. Amahoro ababumba se bagiye hera bagiye kugama arimo arazana icyondo. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Agera twibwira abantu batakwibuka amazina. Nitwa Uwizeyimana Beatrice nkabanuye mu kagari ka Muyogoro mu mudugudu wa Nyarugumba. Vize veni wayinjiyemo gute? Vize veni nayinjiyemo neza nta kibazo bufite. Ikibazo nayo nyifite mbere naranyagirwaga sinagiragaho kuba ariko ubu ngubu nabonye abagira neza barimo bafasha aho kuba. Muri rusange ubu ngubu turabona ino nzu se niyo irimo cyangwa uracyari handi bagukodeshereje? Ndacyari handi bankodesheje ntabwo ndayizamo ntabwo iruzura. Ariko ibikorwa birakomeje. Ibikorwa birakomeje cyane. Manzi tubwire kugira ngo hari abantu bashobora kuba batubonye kano kanya bwa mbere yenda n'ubushize batarakubonye nagira ngo hano utumara amatsiko tubwire mbere
byari bimeze bite kuko hari inkuru twagiye dukora mbere tugana bwa mbere tuza hanga ariko hari abantu batayibonye ngo tugaruke tumenye Rufonsine wizeye Imana ni muntu ki gahunda zimeze gute ya makuru yanjye mbere uko yarameze nari umwana w'ipfubyi utagira ababyeyi nk'ubu data ajye simuzi ariko mama we yapfuye afite imyaka 8 nagenderwa n'abantu batandukanye nyine kuko nari ipfubyi nyine ugize akamaro umwenda wo kwambara ari n'utarawumaga nyine nabwo nkava nkajya ahandi gutyo murumva nyine nari ipfubyi itagira kirengera nyine tubwire se wavukiye hehe kugira ngo tsobanure navukiye mu kagari ka Muyogoro mu mudugudu wa Nyarugumba niho navukiye niho iwacu bitabo uwo muntu cyangwa umubwire ko uhuze mubwire abe yihanganye ko muvugana mu kanya aro oya ndi ku nzu turavugana mu kanya abashyitsi baje kusura nanjye mu kanya ndaje tetera arahari gahunda rero zirakomeje mu gihe kiri kwitaba telefone agira ngo tukomeze kureba hano ibikorwa byo kubumba kambe nganiza none umugabo amakuru sawa akazi kakuriye akazi kandiye byo bakwita ndese Anyabwande Philippe amatafari se urabona bizavamo niyo mvurara amatafari no kugerageza gutyo nyine kwa kundi ese nk'ubu kubumba musigaje nk'amatafari angana gute kugira ngo yende ino nzu ibe yakuzura ndetse n'igikoni na toilette ko mbona bitarubakwa ndumva ari nk'igihumbi na 500 ubu ni yasigaye uretse yangaye umaze kubumba oya ari hafi kurangira akazi se kumbona uri wenyine abandi bimeze bite akazi ngoma gatumika njyenyine urebye abakoraga hano barananiwe bitanza rero abari ngiye gukora biva bigira ngo abari ngiye gukora abandi ubungu bari urabona nta kibazo nta kibazo kabisa niko akundi nyine urabona n'imvura itaguteye ubwo ntago nora bwo ngiye ngomba gukora akazi cyo kintu cyanzanye nukuri neza washyiramo courage rero kambe ngana none mubyeyi kugira ngo turebe gahunda zimeze gute makomeza tubwire rero wavukiye hehe kugira ngo navukiye hano nyine hano turi niho navukiye niho iwacu ku ivuko ese tubwire ndashaka ko twumva ese wavuze ko mama yapfuye ufite imyaka 8 mu gihe papa yapfuye utaranamenya n'ubwenge tubwire mu gukura bye byari bimeze gute ubuzima bwari bwifashe mu gukura bwanjye ubuzima rwose bwari danje cyane urumva n'ababyeyi nari ifite nyine bwari danje nyine narahangayitse nyine ubwo rongize Imana umujyaneza arantwara arandira nyine ndakura ubu icyo gihe mama nyine apfuye afite imyaka 8 ariko ufite imyaka 41 niho ngeze umuntu aza kukurira rero byagenze umuntu aza kundera nyine nanjye amaze guca akenge nyine bitewe ko bari bafashe nabi ndahavanje ahandi n'ahandi nabo baza kufata nakambwa 5 waje kwicara se kwa sosi kwa nyoko nanjye nkavuga ati mama yambyariraga ikini yareka nambyare simvuke ubwo ngubwo rero igihe nabwo kigeze ndabacika ndatoroka nigira ahandi ubwo rero maze kujya kwa nyogokuru ubyara mama bamarume no baranjujubya ngo umwishwa ngo aje kuzungura naho ndahava ndagaruka datari yaravutse nabwo mageze nyine bafata nabi nabwo ndavanje ahandi nyine mba muri ubwo buzima nyine ubuzima ndabumenyera ngezaho njya gukora akazi n'akazi karananira bitewe kububoyi nagiyemo kuboyi nako karanana ndagaruka ndavuga ati ngiye gushingira hamwe nanjye fata isuka minge nanjye nirere umaze guca akenge nuko rero waje gukora gute urabona wari umukobwa waje kugira igihe cyo gusabwa no kugira gute ibyo byababaye ryari kugira ngo twumve muri rusange mu mateka yawe mu buryo busobanutse muri rusange mu mateka yanjye icyo gihe naje gushaka umugabo ufite imyaka 15 bitewe n'ubuzima nari ndimo nyine ndavuga ati ngiye gushaka ndi umwana muto no muri ubwo buzima igihe twabagamo icyo gihe hari muri jenoside icyo gihe nanjye nyine baramigaga bashaka kunyica ni wari ugiye kuntera icumu mu rubavu muri 94 wari uvindimwe na nyogokuru aravuga ati nimwica uwo mwana namwe nanjye ndabica icyo gihe arandika kunyica nyine nkomeza muri ubwo buzima nyine ngezaho naho guhunga nyine mvino njya mu mahanga niho nabaye imyaka 17 muri Kongo ari naho nageze ndigita mu maso cyane ngerwa hano mu izosi abo twa turi kumwe bankuramo bari bandashakaguru n'akaboko ubaka kaguru n'urusasu rurimo rwahizemo hano
yewe aho ngaho hari inkovu nini ubu naha naho mafite inkovu ngiyi naho rwari ruhari icyo gihe banavuriwe i Burundi ariko i Burundi nayo cy'amezi 6 nyine twambuka hakurya nyifite ibisebe nyine baragomeza barankurikirana nyine baramvura ndakira Ko mu buzima bwo muri Kongo y'imyaka 18 yose n'umugabo mwari muri kumwe se abana bimeze bite yoro turabyara icyo gihe nari mfite umwana umwe w'umuhungu nabwaza gupfa nyine nyuma ndagomeza mbyara abandi bana nyine ubu ufite abana 4 nibo bariho ise twaraburanye mu mashyamba nyine barimo batwirukankana tugenda turenga inumbi mbona agenda rokotse ndavuga ati nimbona nyizi rya none wasubiza mu Rwanda nahagera nashaka nkapfa ariko nageze mu Rwanda iwacu waje rero kugira ngo ugaruke mu Rwanda gute ahubwo gato ndashaka kukubwira nkaho muri Kongo ukava ngo hari mu mashyamba mwaryaga gute se kubona ubuzima bwanyu bwa bumeze bite mibereho yose mu buzima bwanyu bwa buri munsi hari muri Kongo imibere yaho ntabwo ari kimwe nk'inaho ugeze ugasanga hari imyumbati nawe urakura ukinika ubundi ukanika ku muriro nyine umunota umwe uburiye ubugari wawushyizeho mu gitondo kuko bacana hasi nyine mu rusenge umuriro ukajya ku rusenge hejuru iyo ujya uje mwita usekura ubugari ukarya n'isombe ryabaga rihari nuko twiberagaho nyine mwabonaga nk'amavuta yo kurya amavuta yarahari cyane harimo ingazi ivamo amamesa nanjye naruriraga nanjye nkajya gutema nanjye nkayiyengera ubu zikurira ibiti inzi kubyurira pe ubaga mu mashyamba urira ibiti ntabwo byari byoroshye niko ntabwo byari byoroshye byari danje nyine udashakishije nyine ubuzima nyine bwari guhagarara ariko se igihe tugana ngewe mba nifite n'amatsiko y'ibyo bintu byose sinzi ariko n'abadukurikiye ari benshi baba bafite nk'ayo matsiko ubundi tubwire kugira ngo yenda n'urugero nk'ahantu nko kubona ibintu byo myenda yo kwambara mwayibonaga gute ese icyo gihe aho ngaho ubuzima bwanyu muri rusange usibye kubona ibyo kurya numva yenda mwaba bati byabaga bihari ese nko kubona icyo kwambara ese nk'ibintu byo kubona nk'umunyu nk'ibyo kurya icyo gihe byabaga bimeze nk'icyo kwambara bagira neza wabonaga wambaye ubusa bakuguraga nk'igitenge bakagukambara ubundi bakaguha n'umunyu nyine waho n'uwahendaga waguraga 20 umunyu waguraga hoya bagurishaga mu mavere ikirahure mbega ikibanguramo fanta 20 n'umuceri waguraga 50 mu kirahure ibintu byose ni mu birahure bagurisha n'aminzani hari kubera iki wagiye kumva kuba mu Rwanda ukumva ubuzima bwaho ngaho mu mashyamba uraburambiwe byari byatewe n'iki nyine naye maze kurambirwa igihe cyose twaga turimo twirukanka imitima itari hamwe tukarara mu bihuru bwacya tugasubira mu ngo bwakura tugasubira mu bigunda nyine nkavuga ati Imana icyazana nkazataye iwacu mu Rwanda nashaka nkapfa ariko nahageze waje kuza mu Rwanda ariko naje kuza mu Rwanda nyine haje SCR cyuri munsi ijya kuba padiri menye ko bahaje nanjye njyayo nyine ndavuga ati nanjye nje kwiyandikisha mageze ati wowe ntabwo uri umunyarwanda uri umukongomani ndababwira ati reka tuvugane ikinyarwanda uko nyizi ndababwira ati giye mvuka muri Butare muri Muyogoroge niho mvuka ntiwacu mbabwira amakomine yari ariho nyine bumva ndi umunyarwanda ubwo barambaza se wateye igikumwe ndavuga ati nge nta gikumwe nateye nta nubwo nanasezeranye ubwo abana nyine n'abawe uzabatwara nyine mba ndaje nyine mugeze hano mu Muyogoro Twasanze yemeze gute warahibutse cyangwa se ibintu byarahibutse nageze hano mu Muyogoro usanga hose habaye amazu ari hose n'amazu yari ahari mbanza kuhayoberwa mbaza umuntu mbajije umuntu rero arandangira hariho ndagenda nsanga abana baso barahari ndahicara nyine igihe gitoya maze kwicara bampa inzu yo kubamo y'iwabo bakajya baza abana babaga wacu bakatera amabuye bakambwira ati iyo nzu icamo si yo kwa so si yo kwa nyoko mwabwira ati igihe nikigera mwenyura gutyo nzabasigira inzu yanyu nanjye ngende ubwo igihe kigeze bitewe n'indura abayobozi bumvaga bashaka no kunema bavuga ngo bajwemo ntabwo ati mba mwarajemo nzabasigira ibyanjye maguruke ngenda mvuka ndahasi ubwo ngubwo abayobozi bamwe ati shaka igikanka tuzaguha isakaro shatse igikanka kimara imyaka 2 nahangaha narindi nyine nahise nzamuka nyine igihe mwasuraga ubwo mpita nzamuka umunaniza isakaro shyiraho ngo niba mama batinza musubizayo icyo gihe abayobozi baguva mu rwego rugufiya ushinzwe imibereho n'umunyamakuru barambwira ati nama batukibonye ubwo rero umunama isakaro shyiraho nyine ndavuga ati nimbona iryanjye nzagusubiza ibyawe nyine nakundi ninaribona nyine uzasutwara ibyo nibere mu itongo gutyo nimbona abagira neza rero baraje barasura nyine bareba ubuzima bwanjye mbayeho baranyimura bajya kunkodeshereza amezi 4
ubu nibo barimo banyubakira, ubu nashimye Imana cyane, niho nabonye ko data na mama bazutse. Ese tuvuge nk'ubu ngubu ahantu bagukoteje amezi ane niyo baguhaye, amezi ashize asigayemo nangahe? Ni ukwezi kumwe n'igice kwa kugiye gusigaramo. Ko ubu hashize kumwe n'igice. Ubwo hasigaye rero ubwo abiri n'igice niyo asigaye. Hase ino nzu ndabona ngiye ku bwanjye ruhande nk'uko nayibonye, nakomeje kubona nkabona yenda hari ibikorwa byinshi bimaze gukorwa, kuko urabona bamaze gusakara, yenda baranakinze no ku rundi ruhande urabona ibikorwa mbese muri rusange byose bimeze neza nkuko ndi kubireba. Urabona nk'ino nzu hari kubura iki kugira ngo wenda ube wayitahamo? Iyi nzu iracyabura gukorwa neza, inzugi imbere n'izirajyamo, no mu mbere ntabwo harakorwa neza ngo basubirize bayikore neza nzabone kuyizamo. Ese nagira ngo nkubaze nk'ubu ngubu tuvuge n'urugero ishimwe ufite ku mutima rikomeye cyane usibye kuba barakubakiye, ese aho guhingaho barahaguhaye, ese ibyo kurya byo biroroshye yenda kujya kubona ko ibyo kurya abona bizakorera kubibona? Aho guhinga naho ufite nyine, kereka iyo mbonye akantu nkakakodesha nyine nanjye nkagahinga nyine, nkajya mu ishuro, namara guca mu ishuro yenda nambonye nk'ibihumbi 4 nkaba mbahaye ibyo, kuko umurima nakodeshe nkuriha ibihumbi 10 ku mwaka. N'ibyo kurya muri iyi minsi nari mbifite ariko byarashize, ntacyo ngifite nyine. Abagira neza bakuzana byarashize. Ariko ubu ho kuryama nabonye cyarakemutse. Kuryama rwose cyarakemutse, nta kibazo nyifite, ubu ndanambara rwose. Kwambara kuryama ubu nta kibazo? Nta kibazo ufite aho ngaho. Ubu tuvuge ikibazo usigaranye gikomeye n'iki? Ikibazo ufite gikomeye nicyo kubona naho nahinga nanjye sinzasubire gusubira mu ishuro. Urone imvura ari maze iminsi igwa, ari wagena kwabwira ati baguye cyaka akabwa ati imvura araguye natwe ntacyo duhingira, nimugende nyine. Ubundi nge nkamanuka rwose imigozi igenda hirya nagenda nkayisoroma nkaza nkateka nkagaburira abana. Imigozi y'ibijumba. Wayiriye igihe kingana gute? Nayire hafi umwaka. Imigozi y'ibijumba. Uyirya? Inyirya rwose nayirishaga n'ibijumba cyangwa nabibura tukayirya yonyine tukaryama. Abana bagiye ku ishuri? Abana bagiye kwiga. Bimeze neza nta kibazo. Ese warebye n'ingiro by'ubuzima bw'ejo ufite? Ndabufite. Ubu ntabwo nzongera kwiheba, ubu ngubu Imana yankuye kure. Ese tuvuge abantu byenda bakoze bino bikorwa yenda nabo ndaza kubegera mbaganirize numve muri rusange bakubwira ko usibye ino nzu ibindi bazakubakira ari ibiki? Ngo bazanyubakira igikoni na tuwarete na dushe, ubu na beto barayikoze. Barayikoze kubaka tuwarete. Ubushobozi se nk'ubu ngubu tuvuge n'urugero burahagije cyangwa hari abandi batera nkunga mu gikeneye kugira ngo wenda mwahuza imbaraga? Nyine turacyabakeneye abatera nkunga nyine badutera bakagira n'izindi imbaraga nyine zo kuzuza iyi nzu nyine. Ubona ko ari ibisabwa bizayijyaho. Kandi ngira ngo akenshi haba hakenewe no kugira ngo abantu bagende bafatikanya. Ngira ngo nawe niba udukurikiye muri kano kanya, niba hari uburyo ki runaka ushobora kuba ari ikintu wakora, haba ari inkunga mu buryo bw'amafaranga, ari inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, ushobora kuba wabasangiza kugira ngo ino nzu mu by'ukuri ibe yakuzura. Kuko urebye bimaze gukorwa ni byinshi cyane, yenda hakeneye nk'iyo sima, hakeneye no kugira ngo habe hanakorwa n'ibindi bigiye bitandukanye, haba nko kugira ngo babe bayisiga icyondo inyuma, ibirahure ndetse n'ibindi bikorwa byo kubaka toilette ndetse n'igikoni kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza. None se Bizimana koko ubu ngubu tuvuge n'urugero ugiye kugaruka ahangaha, abaturanyi bo ahangaha yenda mwari mubanye gute? Buse gahunda zigiye komeza zigende neza cyangwa hari izindi mpinduka bajya kuvuga ngo warakize? N'ubundi bagenda bavuga ko nakize, ariko ngo nimbaye ikiraka, ngo nabonye amafaranga, ngo nabonye ibyo kurya, ibintu byinshi bagenda bavuga gutyo nta mafaranga afite. Ubwo se nabaye ikiraka nkabemba nta mafaranga afite? Ati ngo amafaranga urafite n'ukwanga kuduha ikiraka rwose ngo uhinge wenyine. Nkabwa ati ge rwose sinakize, murabana nanjye yonyira imba mbakoresha nyine nanjye nkabona umukozi wanjye uruhande siminge nyine. Ariko gihe nta kibazo ngira mu baturage sinjya mbunga, reka da imba nibereye mu byanjye nta hantu njya mbungira namwe, kereka iyo njye nko gusenga ku rusengero nko ku cyumweru cyangwa bakoze nk'amashengesho tukayajyamo, niho narabukundi sinjya mbunga mu buzima bwanjye bibaho. Abayobozi bari bakwiye ngo ntushobora kubona amabati bari barayakwemereye, na n'uyu munsi nturasobanukirwa impamvu bakubwiye ko bayakwimye? Uyu munsi ntabwo ndabisobanukirwa impamvu iyo ariyo.
kuva se bano batangira kukubakira hari inzego z'ubuyobozi cyangwa se nk'akagari umurenge se cyangwa se n'iz'umudugudu bize baza guha nk'umuganda kugira ngo batere ingabo mu bitugu abantu bari kugufasha kubaka? nta muganda bigeze bamana bukeya reka da ni ukwirwanaho nyine bakabumba nta muganda bashobora kuma ngo ndishoboye ngo nabonye amafaranga nta baturage bagenda babivuga ntabwo ari abayobozi. Abayobozi nk'ubu nta n'umuntu uraza kuvuga ati ngo agusure ngo akuganize ngo bimeze bite kuva cyane? Neka nta n'urangira n'uruhande rwose baca ku ruhande bakigendera. Ubwo twakoraga iyi nkuru mbere twari twaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Huye ho mu karere ka Huye, yari yadusezeranije ko bagiye gufasha uyu mubyeyi nubwo kugira kano kanya nk'uko mubyumviye umubyeyi ahakanye ko nta kintu kiraba, bari batwemereye ko bagiye kumuha umuganda. Yabitangaje mu ijwi rye rikurikira. Murakoze muri rusange mutagire mwibuka badufite bamenye. Murakoze cyane nitwa Rwamucyo Prosper executive umurenge wa Huye. Uyu munsi yenda tugeze aha ngaha kugira ngo tugane ku kibazo cy'umuturage umwe mu murenge wanyu, umuturage twa Wizeyimana uri mu bahungutse utafite ahantu ho kuba wanyagirwaga, uvuga ko nyine ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze bwamurenganije bukamwima isakaro kandi mu by'ukuri yari yaryemerewe. Icyo kibazo mukizi biki? Ntabwo twari mwambuye nta nubwo twari mwirengagije. Dufite imiryango 133 tuzubakira mu kuvugurura amazu 133 tukagira abandi 46 bibiza abose bari ku rutonde rero. Uri ko ubushobozi bubonetse n'utuye tubona amabati ubushitse harabo twahaye amabati bibiza ukabonetse turabaha ntaka kumwegeza ahubwo nuko yenda taragerwaho ariko turayatanga. Yenda uyu munsi wa none uwo mubyeyi tuvuge hari abaterankunga biyemeje kuba yenda bamufasha kubona bimwe na bimwe bigiye bikenerwa, mwebwe n'inkuru ruhari mwiteguye gutanga ku bafatanyabikorwa baje mu murenge wanyu kugira ngo bamwe mwabafasha gushakira uyu mubyeyi uburyo bwo kubaho bwiza ndetse no kugira ngo by'ukuri imibereho yongere kuba yahinduka? Murakoze cyane. Buri kintu kiza ni umuganda w'abaturage. Burya umuganda bagufasha mugenzi wawe ni byiza cyane. Twashaka umuganda niba kuyihoma, niba ari kwikurungira, niba ari nangoye twashyiraho n'urugo bibaye ngombwa, umuganda wose twabona rwose tuyiba hasi wenyine twatubuhaye. Ntakaba habonetse abafatanyabikorwa ngo twebwe twinanirwe. Ubwo rero icyo baba batashoboye natwe twayikora mu rwego rw'umuganda n'ubundi bushobozi bwose twashobora kuba twabushyiraho natwe. Uyu munsi uyu mubyeyi ari ufite ikibazo gikomeye cyane, ari abana batoya ariko no kubona icyo kurya n'ikibazo, ariko abarizwa mu cyiciro cya 3 cy'ubudehe. Icyo kibazo cyo mu kizi w'iki bimeze bite muri kumufasha iki kugira ngo ikibazo ibyo cy'ubudehe yo ntabwo iyo bikagaye ko ari mu cyiciro kitari icye umudugudu uratwandikira batitwa n'umuntu yakakwiye ko ari ahangaha, hanyuma akagari ko kakabisuzuma natwe tukabisuzuma. Icyo gihe dusanzwe ko bifite ishingiro dusaba ku karere bakaba bamuhindurira. Rwose ubujurire waho turabwemera ishingiye no ku baturage n'inzego z'ibanze zimwegereye zibona zikabidusaba tukabikurikirana. Ese hari icyizere cy'uko icyo kibazo cye cyaba kigiye gukemuka? Aje rwose afite inyandiko mu mudugudu hatuye mu kagari natwe tukabyemeza, hari uburyo natwe twamujurira natwe tukaba bamuhindurira kandi ibyo bikorwa. Wenda uyu munsi tuganira avuga ko mu nzego z'ibanze bakomeje kumwirengagiza cyane, ashinja abayobozi mu nzego z'ibanze kuba batari kumufasha kunyagwa n'ubwo papuro. Mwebwe nk'iki mugiye gukora nk'ubuyobozi kugira ngo mu by'ukuri ikibazo cyo cyakemuka vuba na bwangu, kuko ari kuvuga ko hasi batari kumwitaho cyane? Kuba yandika ko kumwirengagiza ibyo simbizi kuko nakurikirana kuri nko kuwa mbere na mutumaho akaza kaganiraho cyane ko kuwa mbere abakozi bose baba bari hano twahuza tukatatu ntabwo tunabira cyabona kwizije no kubabwira ngo babwire oya ngo urumva najya kwabwe ngo nibaze bamumuganda kandi babibona baca ku ruhande bakigenda nta n'umuyobozi uranakandagira ngakuvugirwa twatangira nawe urahakandagira. Nabo bakwimye amabati se? Nabo banyimye amabati nawe urahakandagira n'umwe. Ari ubuyobozi bwo ku kagara bo ku murenge nta n'umwe urahakandagira muri abo bayobozi bose no mu rwego rwo hasi. Nta n'umwe urahagera ngo azarebe n'icyo gikorwa bakoze. Nagira ngo noneho muri kano kanya use nkaho dutembereza ino nzu yawe kugira ngo turebe se bimeze bite, utwereke n'ibikorwa naho bigeze muri rusange. Hano ko hanyerera niko hanyereye cyane. Urebye nabi hano wahace ku mugongo ndakurahiye. Ndabona ibikorwa bikomeje kugenda. Beto se nirabayishyizeho? Nirabashyizeho hariya. Hano hazajya igikoni, harahajye tuwarete na dushe. Aha ngaha kino kibanza. Ese usubye kino kibanza harya ngo ahandi hantu hafite ubutaka bwo kuba yenda wahingamo yenda
n'ibintu bikeya oya nta handi hahari naho ufite eh hano honyine nari ifite kandi abo tuvukana bose nabo bagiye bafata umugabane wabo wowe umugabane wawe ni kino kibanza ni kino kibanza cyonyine twereke rero mugabo nawe uri kubumbira se ariko ndabona nawe rero ikintu cyitwa imvura kanze ariko maze ngane n'uno mugabo kugira ngo munze manze numve umuntu ubumba amatafari yubaka inzu wenyine ko mugabo ubwo ntiwashatse kurya amafaranga wenyine reka ndashoboye arega njyewe urashoboye cyane tubanze tuganire gato yawe utubwire ubundi ariko se uyu mama ubundi muraziranye uyu mama namusanze nk'inshuti yibera ahantu ha wenyine gusa arambwira ati we ngwino njye kukwereka akazi barananiwe abandi rero mpita nzansanga ni akazi ko kumba amatafari nanjye nkaba narakametirije abatereka nze mukorere igikorwa inzu yawe ive mu nzira basi nk'uko ni ukugatumika n'imvura niyo yagwa nta kintu byaba binambwiye ngomba gutumika akazi neza tuvuge nkawe uri kureba ukabona yenda bino bikorwa biri kuhanga hari kubura iki kugira ngo inzu abe yayitaha mu kintu bikorwa ubona biri kubura kugira ngo inzu be yataha kuko yenda yamaze gusakarwa n'amatafari ndabarakize nibwo yatarajyamo ibirahure urabona habura nk'ibiki kugira ngo inzu ibe yuzuye neza ikintu kibura urebye amatafari yarahari yo kuzuza hose ni igikoni cyo gutekamo nawe si yo kuba yajyamo y'ubwiherero hasigaye bagakoteza na kasima mu nzu akabona gutakaramo mu nzu ye neza nta kibazo kirimo nk'umuntu ugereranya nk'iki urabona hari kubura nk'ibiki kugira ngo kora nk'ijanisha nko mu mibare nk'amafaranga urebe ugereranya uvuga ati ibintu byatwara nk'amafaranga angana gutya ugereranije nubwo bidashobora guhura ariko yenda bushobora kuba ari muri ubwo buryo kugira ngo muri ubwo buryo bwo kugira ngo inzu abayibemo use nk'ibihumbi nka 500 se byahita birangiza aho bigeze wasa sima amatafari urabona byahura sinaba ari makeya yaba ari makeya urebye ni ukugereranya ako wenda nka miliyoni imwe yabira byabihuriyemo neza kugira ngo bahembwa byose urebye n'ikirahure kihagazeho kugira ngo azapfe kukibona ikirahure cyo cyonyine ni nk'ibihumbi 5 urebye ubu ngubu nta n'urugo muzamwubakira hano gutya urugo rutayari byose nimara gukorwa urugo ni uguhita duparisingamo guca imiyenzi kazamuka neza tukakubaka neza nk'ak'umubyeyi uyu mama umubona gute uyu mama se ni boss wanjye ariko nawe ni kuri Mana mfasha buriya ni nk'Imana yamufashije mwereka ibikorwa iravuga ati nawe arasenga ariko rebye nawe arasenga ukuntu yiberewe ni kuri Mana mfashe ni hatari ibyo katuze dusure n'inzu maze ndebe bino byumba bifite kugira ngo mbere yuko mva ahangaha gahunda zikomeze kugenda neza ifite ibyumba bigase muri inzu yawe urabona iyi nzu ifite ibyumba 3 na salo na korodori 3 na salo na korodori ngo aha nahawe hano uzajya urara niho nzajya ndara hano ni ah'abana aha se hepfo none nimba n'abashyitsi bazajya baza baharyamemo mbese ubu uzajya ucumbikira n'abandi bantu nzajya mbacumbikira rwose nta kibazo Imana ibigufashemo hano se iyi ni salo nyamara bya bikorwa ndabona bigize hose hariho inzugi za metalike ku mpande zombi hariho inzugi za metalike n'amadirishya ya metalike harya hano twaganiriye bwa mbere nza ntihehera ni hano nuko hahindutse gutahamenya neza habaye i Kigali noneho tuba twongera twihagararire twiganirire unyumvire neza ukuntu bino bintu bigomba kugenda kugira ngo gahunda zigende neza nagira ngo twumve se muri rusange uyu munsi nkuko uramunavuga ati yenda harabura yenda miliyoni kugira ngo ibikorwa byarangira ese ayo mafaranga uyu munsi arahari ayo mafaranga uno munsi nayahari yarashize ayo bari barateguye yarashize ubu se noneho niba tongera kubona ndi inzu zamuzayerekera gutya cyangwa bazagomeza bafashe nyine yenda mbone n'abandi batera nkunga bafashe inzu yuzure urabona nk'uyu munsi kano kanya hari kubura nk'amafaranga ngaho uratubwiye ngo miliyoni urabona miliyoni yakora ibyo bikorwa byose biranga bikarangira reka miliyoni imwe ntabwo yakora ngo ibikorwa birangire ni nka miliyoni 2 n'igice kugira ngo ube wakuza ikira gikoni n'amatorete n'iki n'ahandi imbere habe hakorwa neza ese yenda bakuzaniye matera yo kuryama hari abajyaneza bazi guhaye ese ubu ngubu uzazirambure hasi matera n'umusambi bizagenda gute
ubwo nyine bazama n'igitanda cyo kwiramburaho ambaye harize niba haryama muko naho naharyama nta kibazo niko ngira ngo rero nse nkaho nkureka yenda kugira ngo na akazi kawe gakomeze na bano bantu bawe barimo barabumba ndabona akazuba gasa nka kari kavuye kugira ngo bakomeze ariko gira nk'ikintu runaka utubwira gishobora gutuma abantu bumva ko hari ikintu bagufasha mu by'ukuri kugira ngo bumve ko hari ikizere nawe ufite nawe muri wowe kugira ngo ndazikomeze kugenda neza nk'igikuri nk'uko bafasha nyine bagomeza bakafasha nk'umwana w'ipfubyi nyine utagira se utagira na nyina nyine bakagomeza bakafata nyine ese ngubu tuvuge ayo mafaranga namara kuboneka ibintu byagenze neza urumva uzongera gukenera abantu bagufasha ese numara kubona no kurya urumva igisubizo kizaba kibonetse cy'ubuzima kugira ngo twumve mu by'ukuri ko nawe hari igihe ushobora kuzaba uhagaze ukaba wabasha gufasha abandi usiye kuba bavuga ati n'abantu nibamfashe nanjye icyo gihe nemara kwisugana nanjye nkabona nk'udufaranga narangura nk'utu nanjye ngacuruza nanjye nazagezwa nanjye nkafasha abandi reka nsoze nshimira abantu twari turi kumwe kandi nshimira buri muntu wese wakoze igikorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo wenda iyi nzu ibigeze ahangaha nubwo hakiri bure ibintu byinshi cyane kugira ngo inzu ibe yarangira ariko nk'uko bigaragara ibimaze gukorwa ni byiza cyane kandi ndabibashimiye wowe aho uri hose haba mu Rwanda haba mu mahanga ndetse haba ahandi hantu hose waba uri uyu munsi wumve ko nkushimiye kugira ngo umugisha Imana ukugeza hose uko wakabaye iyi nzu nk'uko bimaze kugaragara batubwiye ko amafaranga yari yateguwe asa nkaho yashize ariko kano kanya nk'uko bigaragara inzu yamaze gusakarwa amatafari amaze kujyaho nubwo hejuru hari ahantu atarajya ariko biragaragara ko azahakora ahari nubwo yenda imvura isa nkaho irimo iragenda ibyangiza ariko muri rusange ibintu bimaze kugenda neza reka ngire gutya mvuga ati niba hari uwundi muntu wumva ushobora kugira igikorwa yakora ashobora kuzana niba ari umufuka wa sima niba ari umufuka w'umucanga niba ari umuganda watanga kugira ngo basuye umubyeyi nawe ubuzima bwahinduka bashobora kugira ikintu wakora kugira ngo tugere dufatikanya guhindura ubuzima bw'abanyarwanda kandi nk'uko abanyarwanda babivuga ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi uyu nguyu nawe tumufashe nk'uko hari n'abandi bantu baba bakeneye kuba bafashwa ariko n'uyu nguyu tubanze tugire gute tubanze tugire ngo ahantu tumugeza kugira ngo nawe azafashe abandi bantu hari uburyo runaka butandukanye ushobora kuba wamufashamo ushobora kuba wamuhamagara kuri nimero ya telefone ntagira ngo ayitwibwirire nimero ya telefone nturayifata mu mutwe na n'ubu ntabwo ndayifata mu mutwe neza ariko ndayifite nyine wayirebamo reka ngire gutya murebere nimero ya telefone yiwe ndafata nimero ya telefone ubu koko ubu ntuzibagirwa nawe nimero ya telefone 0782 55 29 22 0782 55 29 22 niyo nimero ya telefone ushobora kuba wamuhamagara cyangwa se natwe ushobora kuba duhamagara kuri telefone yacu ihoraho amasaha 24 kuri 24 cyangwa se ukanatwandikira mu buryo bwa WhatsApp kugira ngo dusangire ibitekerezo kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza dufashe uyu mubyeyi mu by'ukuri nkuko twamusanze mbere uyu munsi hari ikintu kigaragara ko ubuzima bwe cyahindutse kandi kinini cyane ngira ngo nkomeza no kubakangurira komeza guhindura ubuzima bw'abandi kuko hari byinshi cyane Imana izagenda ibakorera mbifuriza amahoro mbifuriza umugisha kandi gahunda zanyu zikomeze kubagendekera neza aho waba uri hose haba mu Rwanda haba mu mahanga hose Imana ikomeza kukugirira neza. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.